the world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes, we are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Urabizi ko twasezeranye ko tuzabana. Ariko biju nako twavuganaga cyane bihagije. Nanjye nagize nanjye ndiheba. Ntangira gutekereza ko nanjye ushobora kufite undi muri cyangwa se ubuzima bwanjye hagati yanjye nawe bwararangiye bureza njukwe. Ndacukwe. Tekereza gushaka undi. Ntago nyine nava. Mbese ukamunkunda gute? Urimo nambwira ngo urankunda nta kintu kandi ufite ubundi. I have no choice. Icyo nakubwira cyo rero ariko ariko icyo ugomba kumenya cyo waba ufite undi waba utamufite ugomba kuba umugabo wanjye. Tsumunda ndakuri nese urakomeje biju ngende ndashaka kubana nawe. Bamenya Bame. Yes bebe. Uguki ngo uvuze ngwiki ngwiki bebe. Umeze utese? Nakubonye inshuro imwe yonyine waje mu rugo uje kureba Keza. I think yes. I think I was remember. Yeah, you was remember. I was remember. I was remember that day. Urumva? How is about you? Mezute? Natwishimiye. Ahubwo se uri hano waje kumara iki? Wageze hano ute ko nagiye nku bite uri hano uri kumara iki? Kure wancanze. Muzi nabonye amugira abashyitsi. Abashyitsi nkese okay uri umushyitsi waje kumara iki muri naruko? Wese umugira umukozi hano? Nzuzi yo nkajeje. Uranyibagiwe se? Ndakuzi bame ndakuzi. Ngero banyita bamenya na jump kutoka town cyangwa se kutoka pale. Ikindi nkabona ari icyo bita food. Bamenya food and hospitality. Nakoje ikibazo kimwe waje hano kumara iki? Nkwibwira nyine ndamusubiza. Uri kunyibwira se ndakuyobewe. Uri bamenya ndakuzi kuri bamenya. Naje hano. Nje gutekera umugore uje kurongorwa meno rugo. Uko ninjuje kumurarisha, kumutinyisha. Urumva? Ariko nawe. Yantiye mu rugo yavuze ngo ntago najya kurongorwa hano bamenye ko rero umupishi wa mzuri sana azi guteka ngo bamenye musige ubuza maujuju zote ni mimi ndakuya nazi pige paka gutoka swaba kufiga magharibi. Urumva mupigira icyakora kimeze neza cyane ahubwo kintu ndimo ndibaza ntago ngera henze ko muri buturuka kwa Paul ngo ngira nte turuka ro kwa Paul ako kucyushyanuka Rushanuka ufite ubugambo bwinshi. Ntago gushanuka. Buriya ubundi wari yituye bagutunze bati. Ndashaka kubaza ikintu kimwe. Ndabona wayabona gutese sema. Yego nukuri. Nyine wancanze ubu. Ndashaka kubaza ikintu kimwe. We na Black China mu bana muti. Black China se ninde? Ni Pole. Ntago n'igikara cyese ko n'umushiba w'umuka. Mu bana muti. None se uje gukora iperereza muri narugo. Ahubwo se yakadada ngawe. Bamenyera. Bame umenyera. Hako ne kumenyera gute? We nimenda kuya ngo angaje kurongorwa mu. Inde sho kurongorwa hano. Biju aje kurongorwa nande. Arongorwa nande. No se rwa mbere yabahaye Pole. Kuki? Uzi ko nyene na Biju.
ari kunyumva se atakumva ufite ubugambo bwinshi ngiye kumenyera ariko biju ni iki ni tikijya he umwigize kuza mu rugo ndase biju kuje wari wisize makeup zikaba zashize ngo pole ngo yazimaze ari muri gata ndamureka ese biju ko wari wisize akaruje levre k'umutuku kagiye ngo boje nene reka kubwire pole ya kamera guje usiko biju yize kuza akafuranga akaza nzara zari ya planse zavuye mu rwose biju byegenze gute ngo twatuheje uburiri bwa pole tumaze gutosa uburiri bwa pole abo ngo atamwira ngo fura n'amashuka nsigafuze bame cece kunyumve ubwo bugambo bwawe buri kuntera isese muri kundi kumva uri kujwigira amatwi yanjye mubaje ikibazo kimwe urahurutaguye uvuze ibyo takubajije amagambo bwakira akubwiye se uri mu rumva kintu mufashe ese wakana gatoka gakobwa bame ntiwongere kumenyera kandi urava muri no rugo mukuru ngera ngo ndamenye nabo ndakumenyere ngo nyibwira ubundi bakwita witwa bebe njye mwita bebe se be bame ninjye mabuja muri no rugo nitwa teta ntongere kumenyera acha wowe aho wundi wanyu bagutunze bate wowe uko umuntu mabuja kana gatoka ngana nkawe uzi ko nakureba nkamuntu agatineja nabona gari kakana nyine uhobera ugashuka kuhoberanya n'amapingu nanone urakuze sapana nawe yafata ku ngufu ngubura uzi imyaka ingahe bebe bakwita ndetse basi kamve kuri mabuja bakwita nde mabu bakwita nde mwana we mbwira ariko ndabona rwose meze nko kubangamira ariko mbwira nashaka kujya kubangamira nimba na mabuja rero bame nitwa teta nitwa teta no kusanga teta ugake yese oya akuze je ntabwo yari kumenyera gutyo ngo mwiyorere ariko ngakumenyera kumenyera sibyo bivyo kumuvuna hanyuma se ngiye nese cyakata yambwiye ukuntu byagenze none se ubundi kamubaze ke umbaza iki ubundi ko kura n'umugabo wawe ibyo se birakureba nibyo wamuvuniye se erega yaje ari kuntuka ariko yigize wadanje ari kujya nsunika nabwo ese kwigira wadanje bivuze ko ari kumutuka amfake ntari no ushaka kumutsozogoza kandi ari we wamamagaye hano iryo cyagashaka kundi kuntu bigenza ko n'umuvuni none se gisubiza ari kumuvuna hanyuma se ke ninde wamamagaye hano ubundi siza kurwana ngari mu rugo kuba ntabwo amagaye kuza ugakora ibikureba ntabwo ari kuza kuvuna abantu hanyuma uriya mugabo se kuki ataje abazi icyo ndaje kumara ngo afite ari gushaka umuntu yereka ikintu ahantu yagukubise cyangwa kuberekeje wowe urifata ukavuna umuntu wayenze ukaza ufite amarera angana gutyo ariko kamubwire ke nta bintu byo kumbwira ufite amafaranga ntabwo yo kugura irangi yarenzeho 2,000 genda uzanire bande y'2,000 nese ubundi ke mva nkubaze uranshaka iki ubundi uko dutangiye gupfa ubusa kandi ari we wamamagaye hano ubungubu uri kugira koko ngende narakaye nanjye nigumireyo singaro urumva turi gupfa ubusa byoroshye pasi katubyoroshye sibyo kandi urabizi ko twabanye cyane njye kuyizana ariko ntabwo ari kurabaza binjira abantu umva kandi uzane bande nziza nta kibazo bame ntumenyere ntabwo mumenyera bame nkubwize ukuri njye nkumva nkubwirire wa muhungu we nawe umusore we iyo mikino ngiye ntunyinzaneho uri kumva hano ntabwo ari iwanyu uri kubona iyi nzu isa n'iriya y'iwanyu uri kurandeba ngo ntabwo dushaka ko yindi ushaka nde mwibe ko turi wowe uri bumazana iki muri no rugurinde nje kubana muri ndabakorera udukorera se ndagusabye kudukorera uri umuvolontaire se uri umuvolontaire ku buryo nyine uri umukoranabushake hakuze utwana nge nariye kugira ngo njye kudana wariye waramaze uza abana ba baby nge nakonanye nawe uzi mu baby nge mfite ukora muri ahantu bita Abu Dhabi muri Dubai shana wagiye uzi umukobwa bita Keza amabizu nyamwawe kandi ari umugore wa boss uzi ketchup kura mobile akangozaho manyonyo nkasikia uzi sore ikibero cye cyangwa nakaboko ke nimo ndamusiga amavuta yahiye bamusaye icya ngaho tuza tuvugane numva nakozeho nikamubwiza ukuri rero numwangisha ngo ufite tuno tubere twawe utwo dutemere duhagaze we umva petit ngewe nonsi bere kamaze musoni bere banze tuze ntuzi iki ngewe nagize uko bame uziko nyende muri babana buje iminsi 1000 yo kundi ibingi wari ujyanye he uyu mugati n'icyayo bijyanye ngiye kuyakira ugiye kuyakira se uri kubizera uri ngaho tuza tuganire wavuze yuko uje gutekera nde nyokobuje nyokobuje wowe bije ntago nyokobuje wawe kumva neza nyokobuje ninde nyokobuje wawe muri no rugo ni jewe ko nyokobuje
ni jewe mugore wa nonse ko mabuja banje bantwara neza ku bantu ntwaye neza ngiye kutwara neza rero nanjye rero sinkunda umuntu umenyera nanjye rero ntabwo nkunda kuko namenyera mabuja mabuja wanye ntabwo nkunda kuba namumenyera nuko ibyo akamenyera bisanga bigize sinkunda n'abantu bavuga amagambo menshi nanjye ntabwo njya nkunda kuvuga amagambo menshi uravuga guzwa ni jye murandakaje wizo mvuga amagambo menshi navuze amagambo menshi nyine uranyibutse navuze menshi ntabwo wavuze menshi reka ubundi ubusanzwe uyu mugabo muzima uri mpungu muzima njye ndagukunda ariko ikibazo hari igihe uvuga nk'isani bikacanga kandi nawe muracata mame umeze neza cyane uriye ku mucyayi nenge ku mucyayi genda mu cyayi reka mbwira ikintu nkunda rubura cya mbere urabona ko umukozi ukandeka gake amasegonda warundetsemo gake niyo yagukije buri uragiye nkunda ntabwo twanasuzanyije muri aho nsuhuza tumenyerane n'ubundi ntubahe nimba ari umuntu ushaka kugutuka ntabwo nkunda kumenyerana umva yo kintu ngiye nkora ndagutukira umuntu ushaka kukumenyera umuntu wese nanjye nabibonye kuri wize kubishobora genda ubanze mu cyayi tuvugane wamaze kunywa icyayi sibyo ngo ubanze uzenguruke 90 bamuri kumenyera kandi twavuganye ko tutazongera kumenyerana siko bimeze mu buzima bwanjye sinshaka kuri amagorwa mu udafite inyashi nkundukira mu nende ntabwo ushobora guhindukira nanjye ngo uyirebe wenda ashobora kuza kunyuraho ukaza kuyibona ariko ntabwo nahindukira ngo ndebe kuko aho wawumenyereye kandi twumvikanye yuko utari bumenyere siko bimeze nihagararaho mabuja mushyashya yihagararaho ni n'umusirimu mabuja agira akazi kandi mabuja wanjye ikigaragara ntabwo ariko ndamumenyera ntabwo ukunda aravuga amagambo menshi cyane yego bame mba urugenda kunywa icyayi yego wowe iyo utanywa icyayi uvuga amagambo menshi genda ubanze mu cyayi umuganje na burebe irimo hariya yes bamenyera kuvuga amagambo menshi mabuja mushyashya navuga yego genda uririmbe ayo magambo mpaka uyabuba inyose kugiyemo mabuja ntabwo akunda abantu bavuga amagambo menshi mabuja ntabwo akunda umuntu umumenyera ntabwo akunda abantu bavuga amagambo menshi ntabwo akunda umuntu umumenyera inshuro 3 mu gitondo saa 6 nimugoroba bizagenda bigufasha igenda mu cyayi amagambo make ijambo ryanyuma rinyemerere ndivuga se uri inyuma ribirangiye ukatabirangiye bame rivuga ugende kunywa icyayi urongorana na pore cyangwa se mbibwe neza cyane pore arakurongora pore turarongorana gaho genda mabuja ngiye mu ikintu kimwe ntabwo ukunda amagambo menshi koko ndakubaza icyo kurongora tuginsubiza direct ko ngo cyane gaho genda arakubasha se bame ngina mubwira neza ariko buri kintu ugomba kumenya mu buzima bwawe ni ukumenya ko urugo rwose ugiyemo rufite ukuntu rubayeho ukarubamo urundi arumenye mabuja nagakunda amagambo menshi nagakunda nabo mumenyera ariko asubiza ikintu cyose umuntu amubwiye mabuja pore arakurongora yego turarongora urundi arubamora ndagira ngo ubaze ikibazo kimwe kandi usubize ndagira ngo ubaze uyu musore yageze ate muri uru rugo akose sheri sinagusobanuriye koko ntabwo usobanura ibintu mwumva sibyo mvuye hano nta masaha nashize cyangwa atanu none hatangiye kwinjira abahungu urumva ubwo ngubwo ibyo ni ibiki mwakoze ibiki wambwije ukuri ako se ko nagusobanuriye akazi yaje gukora hari umukobwa waba uzi ugakora basinga ari umuza nawe njye na mama ngenda kubaza ibitanda birateye kandi niko twayisanze imeze mezo de passage ntago ari ahantu birateye wabibonye birateye narabisize n'ijyo byisigiye urumva mezo de passage ntago bagenda ngo ibitanda bigure kuko umukiriya hageze wabyumvise barazi ibitanda babiteye ibishatse urabihindura bitera uko ubishaka keza ibyo ngibyo nibyo ntashaka kumenya sibyo yesu ushaka niba mu masaha 4 nje ngasanga umugabo hano reba ibintu ngize uko ukuboko singutwara ikindi kimuga ubusubungu bibi wasobanurira iki reka ngereka nkwereke reba ibintu ukuntu bimeze aho kujya ngo nzarwara umutima urabyumva aho kujya ngo nzarwara umutima
reka nkubwire ijambo rimwe tuvangure ibintu birangire wowe iki tuvangure bino bintu birangire urumva amafaranga yanjye ngenda byibura ndayabura ariko nawe utari muri iyi nzu akantu ubundi kankubaza iyi nzu ni gereza ni inzu ibamo umugore n'umugabo n'ibiki narakubwiye ngo njye nawe twaye dukuze kandi ibyo uramungu yaje gukora byumvisha uramungu twariganye twariganye iriya mbobo iriya ni ukuvuga ngo nawe uri imbobo mayibobo mu muhanda ngo mwariganye kandi ntunsuzugure nese ubugira ngo aje yambaye costume kandi aje mu kazi uriya n'umubaje akora ibintu no kubaza yaraje kumfasha ngapfungura kira gitanda tugisore tucyanike hanze twajya kuza kukigara bamaze gukora isuku muri cyo cyumba ke nuko mbwiye nuko mubwiye buretse ke ntabwo ndi ukubwiye imati bashaka kumva ko singende ikimuga ugira ikimuga simutumye bande ngayizane mu muzirikireho ngo bande ubundi si uze witonze waje mwayo mujye iyo uze witonze kabanza kubaza ukuri kwishora mu wavuze ko mbasanze ngiye mbapfubije urabyumva aribyo mujye kuganira hanze mwa mujye kuganira ibiki upfubye se ameze nkanjye upfubye ameze nkanjye ra udupfubire se ubwo wavunitse akubuka kamwe twako twavunaga akeneye ibintu nkoze nure ibintu nkoze akani nkoze iki ukuntu watakaga natakaga neza ubundi watakishwaga niki ko wajyangura mutipera kuri hejuru konyo ako kani uri uzi kwasaze ni ikinyenze ngo nyara mu kimatsoka niruka ikinyenze keza kiye ikinyenze ugataka kuriya nataka nese ntabwo nitsotse mvuze duru ubundi nataka ko nasohotse mvuze ubundi ni iki cyura muhungu kiri ikinyenze ikinyenze cyura muhungu nicyo cyagutakisha kuriya ikihese reka nkubwire urumva kandi umva rero ngo utakweza no kunesha umutwe nkwatatwa cyangwa gutesha umutwe nasohotse mvuze duru wavuze ko ari kiragiye cyagutakisha gutaka no kuvuza indu ni ibintu bibiri bitandukanye ikinyenze ke nukuvuze ubundi se wumvisha nakagute nataka cyanavuzaga indu kereka ngende nyine po reba witonze bazane bande mushirireho Urashaka kumbwira njye nashaka kubaza ahubwo first of all niba worohewe biza neza byameze neza yeah I'm good thank you no se yeah sure yes usanze ufite umuriro kangana no actually nta muriro mfite ndi kuri normal ahubwo guhumeka nibyo biri kugora ariko for now I'm good nako babonye bishobora guponda ko byakira yeah I hope so ese wazashatse uburyo bwo kuvuza nyine bikarangira ntuzongere kubikora yeah actually nibyo twari turi kuvugana yeah ko biri kugenda neza okay yeah ariko meze neza yes meze neza Can I kiss you? yeah Sure? yes So, fita rero reka ngende ndashyira ibyo twatumaze kuganira. Thank you for checking. Hasema. bro bimeze bite Rusi we warasaze man, we are urimo nibikiza. ndabonye ari ibiki Hasema, are you serious? yes I am Tamu. Ako bro, siko umuntu waroza abantu bo kwa automatique akaraba. Bro, akakanya ugeze hano, akakanya umaze kumpa impanuro, akakanya umaze kumva yuko ngiye bari njye munyamafuto bahanurirwa mu bakobwa nawe uratangiye. Prince ikibazo cyane iki Man, ngereka mubwira ikibazo cyane mfite. Sibyo? kuko ntabwo uri umupolisi Okay. ntabwo Reka mbe straight, nyereka mbe straight ariko ntukamvugiyemo simba nakuvugiye. Bro, bano bakobwa ngo bakurusha ubwenge w'ubwenge ufite waba warize ubwahe warize masters, bano bakobwa bakurusha ubwenge. Ubucakura n'ubumayi bo bafite wowe butandukanye n'ubwo ufite wowe kire ku muntu nkanjye nyine ubashoboye ngiye. bro I don't give a shit Oh, you don't give a fuck. Right? yeah Kuko atangiye gusoma man. Uyu nguyu utamu. so what Ngewe uzambwire ngiye mfata ikaramu gutya nicare nkubwire ubuzima bwanjye cyangwa nkubwire ubuzima bwa Tamu na base na papa wanjye na baki bose none bakubwira uze kureba ko ari n'ikintu ukoramo. Hakureba uri hano mu cyumba mu man ibintu utangiye gukora ngengeze man ndavuga ko se uyu ni mukuru wanjye ndi kubona
mufunze inguni murimo murasomana ikintu nakubwira neza bro ikibazo ufite no gufuha ni iki man come on ngiye wa more than that ngiye nako napfuha oh sinzi ikibazo rero uzi ikibazo mfite se nuko ikibazo nawe uzi ko neza uri gukorera amafuti icyambere urabizi kuri ari umuki ari umugore wa papa ikindi urabizi neza kuri umukobwa ngiyewe nawe urabizi ko byari bimeze twaryamanaga reka mbivuge mu mazina nawe aka kanya urimo uraduka ugiye ku murongo usubijeho papa wawe yari bro usubijeho ngewe come on none se birajyana he mana birajyana he biriya gusa icyo nakubwira kimwe bro uriya mukobwa ubona ameze nk'igisheke cyariwe kera ariko abahanga bari igitsinsi cyo hasi nyine kirimo isukari bakaba barataye nyine kigene ko abari ziri kugenda ujyaho ngiye biba bimbabaza kubona abakobwa bakurusha ubwenge uraje utangiye gufungana nawe inguni ngiye ntabwo mpfuha ku bintu nk'ibyo ngibyo ariko sinshaka ko twese batwifatira ngenda bazi neza nziza na silenge zabo nzi ibyo bakora ndeka amafuti ngiye abari ngiye uyigira gute ari ngiye uyigumanira amafuta ni nanjye uzi kubajira bro she was checking on me wow yes nta bindi bintu byatari niba ari utuntu duke ubonye reka mbanze mubaze ngiye urabizi neza ngiye ko wowe utari uri hano muri ubuzima bwose waje usanga hano bro she was just checking yes yaraje kumureba niba ameze neza wow that's all she was checking right yeah bro uriya mwana ni amazi y'ikivu abantu bamaze gukaraba nyine yakira amazi akagifatira ariko wowe bisa nkaho utangiye kuzajya ukaraba amazi mu dukoroboyi bro you know what apfa kuba maraho imbyiro gusa and then I'm satisfied you know that's all Kinyarwanda baca umugani ngo agapfa kaburiwe n'imongo ugomba nk'uburiye ngewe bro whatever menya ibyawe ndamenya ibyanjye hariya ngo nuko kumara y'ingiro hell yeah watch yourself ariko hari igihe azi kumaraho agutera izindi nyinshi wowe utazi bro iyo ni trauma wifitiye mbabara ugende ni mbabara utanzamurira ni trauma ngewe mfite kuko ndi kukubwira ukuri kuko ndi kukubwira ibintu ngewe nzi mbese urumva uri proud yourself ko uri kurya ibintu abantu bamaze kunyuramo come on man you are grown a man don't be like that Kani, ubaye iki? Icara. Kani ubaye iki? Ubaye iki Kani? Kani wambwiye ikintu ubaye? Sorereba. Sesheri bagukubitiye he? Gute bagukubita ntunahamagara umuntu ngo gutabare? Ubaye iki Kani? So wewe ntindukubwiye ko bamukubise ubu ngubu. Urabona abameze gutya atakubiswe. Natubwire bamukubitiye he? Kani ubaye iki wavuze? Shaka usure wagiye ugira impuhwe. Nyire bagukubitiye hehe? Kani wavuze ikintu ubayeho tukakujyana no kwa muganga. Ibi byo kugira gutya ni byo. Oya abakubiswe agashaka kuvuga icyo yabaye. Umva nyire bamukubitiye mu mafuti yarari hehe? Niba atari amafuti natubwire. Varata ngeze ara kukazamuko moto nari ndwita ingwisha. Moto. Ariko ngiye mwaramura n'umuvandimwe ngeza kwa muganga. Kani. Ariko Kani nako sheri wavugishije ukuri. Kani ari kwifata akakubeshya wowe ngo moto iramugwishije. Gute umuntu akora accident ntagire n'igikomere bibaho se? Nta handi hantu uri kubabara. Aje ko muganga basanga ukuboko hano ibigufahuze gato ngo ritandukanye. Kani ariko ntago ari ndi kubabara cyane bambwiye ngo mu nda niho hazavunika mu minsi iri. Mu nda
aho kane urimo gusetsa abantu buri mu biki wambwije ukuri ikintu ubaye kwingi atari moto waba ikugize gutya ntugire ahandi hantu wangirika umva niyo waba waguye mu mazi ariho wari ugiye kwibiramo waba ufite igikomere ahubwo bagukubise uri mu biki kandi wambwije ukuri amatiku yawe nasorengeye sinshaka kujyamo narabivuze ariko ngo ubu babonwa n'uhagaze urumva guteze gutya gake ushaka ni manura kano kaboko kawe nafata akaguru n'akaboko nkabishobora umva iminsi y'umujura ni 40 ibyo ni ibibanje urumva kandi icyo biba nicyo usarura komeza ubibe nyine uri kubeshya abantu kandi bagukubise bango biteso ubundi iyo dutabaza tukagutabara bagukubitiye he aha ntuzangwe reka kuvuga nabi kubonye umwuka wo kuvuga kandi hangane gihe umugabo ariko ngo mubize ukuri ibintu uri kuvuga bya moto ntago ari ukuri reba hano reka kuvuga gutyo keca banza unyumve ni gute moto ikuvunnye kaboko nugira ahandi harugera igikomeye ukora nambaye ipantaro turebe keca reka mbirebe menye ukuntu umuntu akwita tugende gukuramo iyo pantaro haguruka kandi uje utari gucumbagira wicumbagira amaso amaze gukonja ngewe ntabwo nzi kumva ukuntu moto igukubise hasi ukaba nta handi hantu uri kubabara tugende kandi uri bungwishe Hello? Yes, Benja. Nubu ni bari kwita burimo hariya. Umva ntugakire muri business zanjye. Narakubwiye ngo amafaranga ujye uyamvesa buri cyumweru. Wabyumvise? Ngo iki? Narakubwiye ngo uzajya uyampereza yose. Uzajya uyampereza yose. Nge nzaya nikuramo nzajya nguhereza. Uzazana mu kindi cyumweru? Umva nakwirukana nkazana abandi. Nge ndashaka amafaranga ko muyamverisa uyu munsi. Ukina n'abandi ba boss. Nge Benja unyumve. Aka kazi nakaguhaye ugakeneye. Ayo mafaranga abangeze yose 5 nkuko nabikubwiye. Gira vuba rero. Sawa, kandi uyazane yuzuye. Sekani. Usigaye ufite business bakuverisa buri cyumweru? Ndapfuye n'ukuri Imana mbabare. Urapfuye, uye nanjye mvugisha nkuko wavugisha ndagufasha ariko babureze. Banza utsubize. Usigaye ufite business ntazi iguhereza amafaranga? Basubetse babaruretse nduhuke ndakwinginze. Kandi wansubije yego cyangwa hoye. Ndikubwa mbabara keje ndakwinginze. Ni hahandi niyo byaba ukwezi uzavuga. Basi njyana mu nzu ndagusobanurira. Icyambere nuko nabyumvishije. Kandi genda neza. Ufite amafaranga? Ngute mbabare. Kandi uri kuvuna ntabwo ibiro byawe rwose Friend, nuje guhana gushwana nawe. Ngewe nshwana nawe, ngewe nshwana nawe, wowe nshwana nawe, ngewe. Urabona mfite umwanya wo kuza gushwana nawe? Mbese muri make rero nambaye ibitambaro wagira ngo ugiye kurwana. Nge ntabwo njana nje gushwana. Gusa hari ikintu kimwe nshaka yuko tuganiraho kandi ucyumve neza. Aha turi muri runo rugo ni kwa muzeheto. Uri kubyumva? Natwe turi abana be. Nawe ukitwa? Urakoze cyane. Tamu rero ndagira ngo hagati hano agakino kari gukinirwa muri iyi nzu. Ndi kubonamo ibintu bibiri. Ndi kubonamo inshinzi ndetse n'abandi bantu basa nkaho bibagiwe inshingano zabo.
mbisobanuye neza ngewe ninitegereza neza nkaza gukora research yanjye ndaza kubona inshinzi itari imwe ndetse itari n'ebyiri zirimo hano ariko iya mbere iri yize icya kabiri sindasoza ntukamvugiremo hari na mukuru wanjye usa nkaho yagize gute yibagiwe inshingano yagize gute yahawe so tamu rero yewe ibintu babimbabaje ese mundi kureka nkubaze ntukamvugiremo kuvuga niba wumva yuko ushaka kuvuga ubwenge nigende none se uri kubwira igipfamatwe none so ndeka mbanze nsoze nyine none se urasoze nanjye nta kindi kuvuga tamu ngewe aka kanya inshuti zanjye umuryango wanjye bajya bambwira ngo ninjye nsubire njye kwiga uzi ubuzima bwanjye uburyo bwangiritse kubera wowe nkukurikira nataye ishuri mva ihuye ndaza nkorera iwanyu sinahembwe baranyambuye barantutse baransuzuguye kubera wowe ibyo bibora aka kanya ngiye mpagaze hano uramutse ubishyize hari imbere ukabyerekana ni filime ishobora abantu bashobora kureba bakanarambirwa rero nanjye ujye umenya ko ibyo bintu bigira gute ntabwo ari ibintu byaje mu mutwe wanjye ngo bite bigenda byasize ibintu ku buryo ugeze aho usanga utangiye kuzajya ufata mukuru wanjye umusoma hano mukuru wanjye ni ibiryo byahiye uri kugenda urigata ngo wumve ko byahiye cyangwa umunyu washyizemo wajye wiyubaha ukihesha agaciro ikintu nisabire niba uzi yuko mukuru wanjye ari kumwe na Pamela barike niba uzi yuko wowe uri kumwe nande it's fine ariko niba uzi ko nta nuwo then leave it nanjye ndeke niko ndikukubwira nyine ndi kumwe nawe nande nise ubu urabizi wowe kugira hano ugasoma nari ugasoma ko ejo bundi uzanzashiduka wanasomye n'umugeti kipari ese ubu kuki utambwira neza ndi muri kano gahinda pe napfushije umugabo aho kugira ngo uze umbwira neza uri kuzunuka ntago ari ukongera ntukane ntabwo ari ukumvuga nabi ndi kukubwira nk'umuntu mbona ibi bintu byarenze ikindi kandi mbere y'uko ngenda hari ngewe hari na Peter hakaba inshingano hakaba n'uruganda hakaba n'abantu bakora mu ruganda kubera yuko bafite impamyabumenyi zabyo n'icyo bagomba gufasha mu ruganda nk'umusada hakaba nawe ubwawe ntazi n'uburyo winjiyemo ariko nzi neza yuko ukoresha agapipi kawe so hagati yawe ubwawe ku giti cyawe na hagati y'amaguru yawe nshaka kumenya ikiri buze gutuma uguma hano ubwawe ku giti cyawe ubitekerezeho akumana yanjye sikwasetsa nose aho gapipi kari kuri ntega ari ku muntu